Niba ukoresha WhatsApp ukeneye kugerageza bino bintu, ese wari uzi yuko ushobora gukora lisite utiriwe urakanda imibare, ugakanda enter hanyuma lisite ikikora, hanyuma ukaba wayisharinga abantu batandukanye kuri social media cyangwa se ku WhatsApp atandukanye, wakoze lisite urutonde runaka. Nibyo tugiye kugerageza muri iyi video. Niba ari ubwa mbere uhageze kuri channel, kanda subscribe, ufungure inzogera hatazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Nguhaye ikaze. So rero uraza hano wandikira amazina, hanyuma wandikemo izina runaka, wenda tuvuge nandikemo Ucyadani. Noneho urahita ukanda kwa kano k'ubururu niko urahita ukandaho kugira ngo wongere utangire irindi zina. Kanze mbibindike neza, murabona yuko nanditse rimwe Dani. Urahakanda hanyuma uhita utaruka nko hepfo hano niba udafite iyi dashboard urakanda hano handitse ngo enter, kujye ujaje uramanuka wandika izina rimwe, wandika izina rimwe gutyo. Kurugero nanditse kabiri, hanyuma nshiraho akadomo, reka nandike irindi zina ati Uwiragiye. Nindangiza kuryandika guca ndahita nkana hano twa kano kantu k'ubururu handitseho enter. Kano bite nongera manuke hepfo. Noneho nimanuke hepfo nanone ndandika wenda hano kw'iyi mibare nshireho wenda 3. Urabona ko list iri kugenda izi. Nshireho 3 gutya, hanyuma wenda nandike ngo reka nandike wenda Ivan n'urugero. Ivan gutya. Hanyuma nongere nkande enter cyangwa se kwa kano kari hamwe na English, kandeho nongere manuke epfo. Nandike irindi zina, wenda nandike Solange urugero. Nandike Solange hajya Solange, mbo ndandika 4, ndashiraho 4 utya, hanyuma nshiraho akadomo nandika iti Solange wenda n'urugero. Solange. Murabona yuko list iri kugenda imanuka. Nandike Solange. Murambwira yuko niba ari gutya babyandika Solange, niba ari uko ntago rimwe mubizi, sinzi. Murambwira muri comment niba ari gutya bandika Solange, kaze mbyandike kunguko. Hano handitse Ange, kanze hepfo nandike Solange. No kugira ngo mberekeye kano ka liste uko ugomba kuba wakandika, ko wakohereza umuntu runaka, niba ari amazina y'umuntu cyangwa se niba ari abantu bazakoresha uko ukabona hari liste y'abantu ku bintu gutya ugomba kuba wakandika. Buri muntu wese akagenda wenda yuzaho ibyo azatanga, wenda tuvuge wenda niba ari igihe cy'ubukwe gutyo. Solange si guca babyandikara. Mumbwira hasi muri comment niba nabyanditse nabi. Solange uko. Hanyuma usoje ntuguhita uzakandika ugakanda send. So ni amazina menshi ushobora kuba wakwandika atandukanye. Uko ugenda weho wandika, ugenda ukanda handitse ngo enter ujya hepfo, ugakanda enter ujya hepfo. Murabona ngende kuhakanda ibyo nakwandika byose biguhita biza mu mazina ntacyo bitwaye. Ukandika gutya n'amazina 1000 yose wagenda ukayandika, nta bigoye biri. Mugakanda enter ubundi ugahita usendinga. Wakwandika liste ndende cyane, aho ushobora kuba wagarukira cyangwa se bitewe n'umubare ufite ukakwandika iyo liste bitiriwe birakuvuna. Hari ukuntu ujya kwandika ugasanga bibaye ibintu birebire ukaburaho ushobora kuba wamanuka hepfo. Uje rero tukana handitse ngo enter cyangwa se kano kantu kari hafi hano handitse English, hanyuma ubundi ukore liste yawe. So niba iyi video igufashije rero, hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, bishyire muri comment. Ndabakunda, reka duhure mu zindi video zitandukanye.